ngaha turakwitabye nyagasani ahangaha kuri buri munsi kuko duhamagaye kugira ngo utugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudusura kugira ngo tugire neza maze tumererwe neza. Kuri wa gatanu w'icyumweru cya 33 tariki 18 Ugushyingo 2022, isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 10 umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Igihe nariho mbonekerwa, ijwi nari numvise rituruka mu ijuru ryongera kumbwira riti, genda ufate igitabo kibumbuye kiri mu kiganza cy'umumarayika uhagaze ku nyanja no ku isi. Nuko ndatambuka nsanga wa mumarayika, musaba kumpa ako gatabo. Arambwira ati, kakire maze ukarye, mu nda yawe karagusharirira ariko mu kanwa kawe kararyohera nk'ubuki. Mbera ko rero mfata ako gatabo ngahawe n'uwo mumarayika maze ndarya. Mu kanwa kari karyohereye nk'ubuki, ariko maze kukamira mu nda yanjye harasharirirwa. Nuko barambwira bati, ni ngombwa kongera guhanurira ibihugu, amahanga, indimi n'abami benshi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Uhoraho, mbega ngo amasezerano yawe arandyohera. Mpimbazwa no gukurikiza ibyemezo byawe kuruta uko ubukire butera ibyishimo. Ibyemezo byawe bintera guhimbarwa, imigambi yawe niyo mfatiraho inama. Amategeko y'umunwa wawe andutira ibihumbi by'amasikeli ya zahabu na feza. Mbega ngo amasezerano yawe arandyohera kurusha ubuki mu kanwa kanjye. Ibyemezo byawe nibyo murage wanjye, ni nabyo byishimo by'umutima wanjye. Mbumbuye umunwa wanjye ngo miragure, kuko mfite inyota n'amatangazo yawe. Uhoraho, mbega ngo amasezerano yawe arandyohera. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka umutwe wa 19 umurongo 45 kugeza ku 48. Muri icyo gihe Yesu yinjira mu ngoro y'Imana, atangira kwirukanamo abacuruzi. Arababwira ati, haranditswe ngo inzu yanjye izaba inzu yo gusengeramo, naho mwebwe mwayigize ubuvumo bw'abambuzi. Buri munsi yigishirizaga mu ngoro. Abatware abahereza bitambo n'abigisha amategeko kimwe n'abakuru b'umuryango bashaka ukuntu bamwicisha, nyamara ntibabona aho bamuturuka, kuko rubanda rwose bari bamuteze amatwi, bitaye cyane ku byo yavugaga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kuko rubanda rwose bari bamuteze amatwi, bitaye ku byo yavugaga. Amen, amen, amen. Ba Kristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ahanga ni kuri wa murongo wacu wa YouTube witwa buri munsi. Iyo ushaka kudukurikira buri munsi, ujya kuri YouTube ukandikamo ijambo buri munsi, wahagera ugashakashaka buri munsi kugeza igihe ugereye ku kirango cya Bibiliya gitwibutsa ko ijambo ry'Imana ari ijambo rya buri munsi, rigomba kuntunga, rikandyohera, rikangira neza, rikankebura, rikankomanga, rikankiza. Ijambo ry'Imana rya buri munsi. Rero wagera aho ngaho kuri buri munsi ukiyandikisha, ugafungura, bityo ugafungura, hanyuma ugafungurira abandi, kandi ibyo ukabikora buri munsi kugira ngo urusheho kumva Imana, urusheho kubana n'Imana, ubuzima bwawe bubemo n'Imana, uryoherwe n'ijambo ry'Imana buri munsi. Ba Kristo bavandimwe, uyu munsi ni umunsi wo kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Ngiye rero ingingo remezo yacu tujye kuzirikanaho yitwa ngo kuryoherwa n'iby'Imana. Naryoherwa gute n'ijambo ry'Imana? Naryoherwa gute n'umubiri wa Kristo Ukarisiya? Naryoherwa gute n'iby'Imana? Kuryoherwa n'iby'Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo utaraherukaga mu kiliziya, noneho baza kujya kumukoraho ubutumwa, bamugeze iruhande bamwoza bati, ubu se kuki utagiheruka mu kiliziya? Nuko atangira babwira ku Mana, maze bahita baramubaza bati, ubu se mubyeyi, uwakwereka Imana uyu munsi wayikorera iki? Nuko ngo arababwira ati, wanyereka Imana nkayibona ubwanjye? Imana nayitema. Baba Kristo bari baje gukora ubutumwa bagira ubwoba bati, Imana wayitema? Bahita bongera bamubaza nyine, wayitemera iki se? Umva namwe icyo mumbaza koko. Imana yagize gutya inyambura abana, igira gutya inyambura ababyeyi, igira gutya inyambura abavandimwe, irabatwara. Ubu se nyibonye koko nayihorera? Imana nyibonye nayitema. Ba Kristo bavandimwe, ngo kuko abenshi twarambiwe n'iby'Imana kubera za deception twagiye tugira, ibibazo, imiruho n'ibindi byinshi cyane byagiye bituzaho nk'imvange, uruvangitiranye, bikaza kurangira ko tuzinitswe iby'Imana. Nawe mu Kristo muvandimwe, wasanga nawe wakwereka Imana, waguha Imana wayitema. Abantu benshi dukunze gutema Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubizi cyangwa utabizi, ari amagambo wakoresha, ari ibikorwa, ibyo byose ni ibintu bitema Imana. Igihe nkora nabi mba ndi gutema Imana nanjye. Rero ntitugaye uyu mubyeyi ngo wamuha Imana yayitema,
wasanga nawe cyangwa nanjye padiri hari uburyo njya ntema mu Imana, hari uburyo njya njomba icumu mu mutima w'Imana, hari uburyo nanjye njya ngambanira Imana. Kubera iki? Ibikorwa bisharira, ibikorwa bibi, ibi byose ni ibitema Imana. Uwanyereka Imana ntayitema. Babyeyi, dusigeho gutema Imana. Uyu munsi amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, ubwo noneho agiye kuduha uburyohe mu by'Imana. Ese ngewe ni kangahe njya ndyoherwa n'iby'Imana? Ese mu Kristo umuvandimwe, wowe ntibiragushyikira wajya gusenga, wagera mu isengesho, wagera mu rusengero, wagera mu kiliziya, ukumva nk'aho hari ibinyabwoya biri gukubaba, ukarambirwa, ukananirwa, ukumva iby'Imana birakubihire? Wowe ntibirakubaho? Aha, uri Rwanda uzabona. Nuko rero icyo bita gukayukamo uburyohe, ukamera nk'ubutaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana. Uko nguko ni urukundo ruke rw'Imana, ndetse rihera mu rukundo rwawe. Ngewe ku giti cyanjye wasanga nanjye ntikunda, wasanga ndakunda abavandimwe, finaloma ugasanga ndakunda Imana. Nguko uko rero akenshi icyo tubura ni urukundo. Umugani wa Mutagatifu Agusitini wavugaga ati, muvandimwe ntukavuge ngo buze umwanya wo kujya gusenga, gusura abavandimwe, kwita ku bandi. Icyo ubura ni urukundo. Natwe abakristo bavandimwe tujanga kuri buri munsi kugira ngo dushakishe urukundo dufasha kwegera Imana ndetse no gukunda iby'Imana, tugakunda Imana, tukaryoherwa n'iby'Imana, tukaryoherwa n'ijambo ry'Imana, tukaryoherwa n'isengesho, tukaryoherwa n'amasakramentu, cyane cyane Ukarisiya ndetse na penetensiya, kuyahabwa neza. Ibyo bikanteramo uburyohe, kumva nkumbuye iby'Imana, kumva nkumbuye misa, kumva nkumbuye isengesho, kumva nyotewe n'Imana, kuryoherwa n'Imana, kuryoherwa n'iby'Imana. Mu isomo rya mbere twumvise ubuhanuzi bwa Yohani, uburyo Imana imwereka igitabo, umumarayika akamuhereza igitabo kugira ngo icyo gitabo koko ngo akirye, bigashushanya nanone ijambo ry'Imana twumva buri munsi. Ubwo bagize bati, nuko umumarayika arambwira ati, akira ako gatabo ukarye, mu nda yawe karagusharirira, ariko mu kanwa kawe kararyohera nk'ubuki. Amen, 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 amen. Bakristo bavandimwe, nguko uko natwe ijambo ry'Imana dushobora kuryakira mu kanwa, ariko mu nda rikaza gusharira. Bishatse kuvuga iki? Iri yerekwa rya Yohani riradushushanyiriza uburyo twumva ijambo ry'Imana natwe buri munsi, uko nshobora kuryumva rikandyohera by'inyuma, ariko imbere biri gusharira. Imbere hari gutambuka abakera biranye n'ababiracika, abo ngabo bakankuramo ijambo ry'Imana, bakankuramo uburyohe, bikaza kurangira nyine bishaririye mu nda. Kubera iki? Imbere nta kirimo, imbere ntaho rifite rifata. Inyuma nyine bishobora kundyohera, ngatambuka mu kiliziya, ngakora neza ibikorwa by'urukundo inyuma, ariko imbere nta kirimo. Ngo kwina kwishushanya nk'abantu basenga, ariko bagasenga gusa by'inyuma, ariko imbere nta kirimo. Imbere batari gusenga kuko Imana, nguko uko iby'Imana bitubihira. Kubera iki? Inyuma tumeze neza, ariko imbere bikagenda nabi. Mu kanwa biraza kuryoha, ariko mu nda bikajya gute? Bigasharira. Kuryoherwa n'ijambo ry'Imana bigatwibutsa nanone kuryoherwa n'Ukarisiya, umubiri wa Kristo. Iyo dusangira Ukarisiya nta gupfa kurya gusa, ahubwo nkaryoherwa. Kuryoherwa kandi ni ugukunda Imana, ni ugushimishwa n'Imana, ni ukwera imbuto. Ngubwo uburyohe bakristo bavandimwe, kwera imbuto z'urukundo. Ijambo ry'Imana rikajya gute? Rikera imbuto nyinshi cyane, imbuto z'urukundo. Anabyo umuririmbyi wa Zaburi nawe yagarutseho, atwereka nyine uburyo iby'Imana biba biryoshye, cyane cyane kubateza amatwi, navuga amatwi y'umutima. Ubwo yagize ati, Uhoraho, mbega ngo amasezerano yawe arandyohera. Amen, 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 amen. Kuryoherwa n'iby'Imana. Ese mu Kristo umuvandimwe, aho uri ujya uryoherwa n'iby'Imana? Hari igihe cyari cyagera ukarota uri gusenga, hari igihe kijya cyo gushyikira ukarota wagiye nko mu misa, ukarota misa, ukarota iby'Imana, ukarota uri kumwe n'abavandimwe, muri guhimbaza Imana, muri gusenga, muri kuzirikana ijambo ry'Imana. Aha, niba bitaragushyikira muvandimwe, attention d'agent de mort. Twakagombye kugira inyota y'Imana, ntitugire inyota y'ibintu gusa, ntitugire inyota y'abantu gusa, ahubwo inyota y'Imana, kuryoherwa n'iby'Imana. Uyu munsi mu ivanjiri naho turumva abantu baryohewe n'iby'Imana. Yezu mbere na mbere turamwumva ari kwirukana abacuruzi mu ngoro y'Imana. Abacuruzi bameze nk'agatabo karyohera mu kanwa, bakaza mu ngoro y'Imana, ariko koko ikibazanye ari ugucuruza, atari ugusenga. Baje gusenga, none bikaza kurangira bari gusharirwa nyine na kagatabo mu nda. Kubera iki? Nta mutima babifiteho, ntago bari mu ngoro y'Imana, bari gucuruza. Ni koko nyine umucuruzi bamusuka hanze, bikazarangira nyine ababaye. Nguko ushobora kubabara waje gusenga, bitewe n'iki? Warangaye, uri gusinzira, uri gucuruza mu ngoro y'Imana, uri gukorera mu ibyaha. Ngicyo rero Yesu Kristo cyadusaba uyu munsi, gukora isuku mu ngoro y'Imana kugira ngo turyoherwe. Mubyeyi, wari warira ahantu hari isuku, ukumva rwose ibiryo
ufite apeti. kubera iki? iyo suku iri aho hantu. rero n'isengesho naryo risaba isuku kugira ngo riryohe. guhura n'Imana nabyo bisaba ko mba nisukuye kugira ngo bigere gute? kugira ngo biryohere. bikansaba penetensiya mbere na mbere, bikansaba kwicuza ibyaha byanjye kugira ngo kuko ndangamire Yesu Kristo, musingize, mukuze mu mutima mwiza. Umutima mwiza wa Kristo bavandimwe niwe ugomba kurangamira Imana. rero Yesu Kristo aje gukora isuku mu ngoro ye, ingoro ye ntagatifu. bwa bwoko bune duherutse gusubiramo bw'ingoro, ingoro y'Imana nka kiliziya, iyi nzu yubakishije ibintu bifatika. ubwa kabiri ingoro y'Imana nka kiliziya, peuple de Dieu, imbaga y'abantu. ubwa gatatu ingoro y'Imana nkanjye nkawe, umubiri n'umutima wawe bikaba ingoro y'Imana, ingoro y'Roho Mutagatifu. ubwa kane noneho umubiri mayobera wa Kristo, corps de Christ, ukarisiya duhabwa rero tugasangira hamwe, bikarushaho kuturyohera, kuryoherwa mu ngoro y'Imana. igihe ndi gusingiza Imana nkumva ndaryoheye, nkumva ndishimye. kuryoshya ingoro y'Imana biransaba iki? isuku. iyi vanjiri gasoza ikintu gikomeye cyane. nubwo Yezu bafarizayi nyine babandi bakurikiza amategeko nanjye kuvuga by'agahararo by'uburyarya, abo ngabo nyine birangira ka gatabo kari kubasharira mu nda, ari nabwo noneho batangira gucura imigambi mibisha yo gushaka kumufatisha, yo gushaka kumwica. abo ngabo n'abigisha amategeko ndetse n'abafarizayi bashaka kumwica. akawa mugani ngo wakwereka Imana umunsi ngo ayigenzereza ute? ko nayitema. ngo uko natwe dushobora gutema Imana tukabafarizayi, kubera iki? kagatabo nyine kadushaririye, ntabwo katuryoheye, kageze mu nda karasharira. kubera iki? twiyerekanye uko tutari, twiyerekanye inyuma neza, ariko imbere hari gutambuka biracika n'abakirabiranya. Yezu rero twumvise n'abandi benshi bari bamushagaye ariko bari kumwumva. abo ngabo nyine batashye baryohewe ubwo bagize bati nyamara ntibabona aho bumuturuka, kuko rubanda rwose bari bamuteze amatwi, bitaye cyane ku byo yavugaga. amen, 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 amen. kwita ku magambo y'Imana akandyohera. ese mu Kristo muvandimwe, iyo ugiye gusenga nawe uvayo koko wahuye na Kristo, uvayo wishimye, ufite inyota yo kuzagaruka. aha n'umwitozo wo gusenga rero kizakubwira ko usenga. burya umuntu asenga atari uko gusa bishaka, ahubwo bikaba bikurimo, ahubwo nk'itegeko ryo gusenga bikakuryohera nyine gutyo. kuko nyine gusenga igihe cyose bitarakuryohera, wumve ko nyine utarahura n'Imana. ariko kizakubwira ko wahuye n'Imana nuko none uzafata iminota 10, ejo ukumva wafata 20, ejo bundi ukumva wafata isaha uri nko gushengerera, uri gusenga. pourquoi pas des heures, nk'amasaha 2 uri gusenga wiceceke, wiherereye wenyine. icyo gihe uzaba watangiye kuryoherwa n'iby'Imana. icyo gihe nawe kagatabo noneho ndikakiri gusharira mu nda, ari mu kanwa kararyoshye, amagambo y'Imana ukayumva ukumva araryoshye, ndetse no mu nda bya bikorwa byiza, ibikorwa by'urukundo biza nyuma y'uko uvuye gusenga, ukumva urishimye, uhura n'Imana, inyota ya Yezu, gukumbura Yezu. Yezu Kristo naryoherwa gute n'ibyawe? naryoherwa gute n'ijambo ryawe? naryoherwa gute n'umubiri wawe? naryoherwa gute no kuguma mu ngoro yawe? ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umupasiteri witwaraga neza cyane, anasenga cyane, ngo nuko umunsi umwe bari bafite igikorwa cyo kubaka urusengero rw'Imana kugira ngo nyine babone ahantu bazajya basengera. nuko ubwo hakaba hari ababose muri ako gace bazaga gusenga. nuko baratura ibintu bya mirenge. urumva bari bakubisemo amakosime ku buryo bukomeye cyane. abantu batura, abantu basenga. nuko bose uko baje gusenga babona no kuza gutura kugira ngo barusheho kubaka rwa rusengero rwabo, barukomeze babone ahantu bazajya basengera. nuko wa mupasiteri abonye koko ababo bose, abo bakire bari bakubisemo amakaruvati, baje gusenga, bagapfukama rwose imbere, bagatura amatura menshi cyane, ku buryo koko uwo munsi ubanza barahise batangira kubaka urusengero rwabo kuko amatura yari menshi. nuko pasiteri mu isengesho rye koko ashimira Imana, asaba Imana ngo nyagasani, ababoke bawe bamaze kugutura aya maturo yubaka urusengero rwawe, ubaha umugisha kandi ubarinde, ubakomeze. Mana ubaduhera umugisha. nuko ngo Imana iramusubiza iti, kubera ko ari umupasiteri nyine wasengaga, yashobora no kumva ijwi ry'Imana. nuko ngo Imana iramusubiza iti, abo mpumugisha bari hehe? pasiteri akomeza kumubwira ati, ngaba bari imbere yawe, bampera umugisha kuko bamaze gutura amafaranga tugiye gukoresha twubaka urusengero rwawe. nuko Imana iramubwira iti, amaturo yo ndayaruza ariko bo sindi kubabona. pasiteri akomeza gushidikanya ati, bampera umugisha. Imana iti, ndaho umugisha bande? nuko ko akomeje kuganira na pasiteri, Imana na pasiteri bari kuganira. nuko Imana iza kubwira pasiteri iti, ngaho niba uri gushidikanya zamuka hano haruguru nkwereke. ubwo rero ajya ku rusenge hejuru kugira ngo nyine Imana imwereke ibiri kubera aho munsi. ageze ku rusenge hejuru, nuko Imana iramubwira iti, ngaho yitegereze bariya abantu bawe uri kumbwira ngo mbahe umugisha, itegereze maze umbwire. nuko pasiteri aritegereza uburyo bari hasi, bari gutura, bari gusenga. nuko Imana igiye kumubaza, iramubaza iti, mbwira icyo wabonye. wa pasiteri aramubwira ati, umva Mana, ibyo mbonye ni agahomamunwa. uzi ko babakire bose bazaga gutura
uko bari bambaye amakaruvati. Icyo ndi kubona amakote yabo amanitse hano mu rusengero, n'amakaruvati yabo yose amanitse neza, imyenda yabo yose bari bazanye ndabona bimanitse, ariko bo nanjye sindi kubabona. Ubu se barihe? Nuko Imana yambwira iti ngaho ngwino nkwereke ahantu bari. Imana none imwereka ahandi hantu ashobora kubarebera. Nuko arangije Imana iramubaza iti ngaho wababonye bari hehe? Wa mpasiteri ngo aramubwira ati dore bamwe ndi kubabona bari mu nze bari kurwana, abandi bari mu nzu y'indaya, dore ibyo bari gukora, abandi bari mu ikabare bari gukubitana amacupa basinze, abandi bari mu bucuruzi bwabo hirya bageze kure, abandi bari kurwana, abandi bari gutongana, n'abandi benshi ndi kubona bari gukora ibintu bidasobanutse. Nuko ngo Imana yongera amubaza iti none se ukuyemo irihe somo? Pasiteri ngo aramubwira ati umva Mana, ndabona waragowe koko, burya nuko ubu tureba iyo turi hasi, mbonye ko iyo umuntu ari hejuru nibwo abona neza abari hasi. Icyo mbonye, iyo uri hasi ubona bambaye amakote bameze neza bari no gutura, ariko ko ukabona amaturo abayatura nababuze nanjye. Ndi kubona gusa amakote amanitse mu ngoro, bo bigendeye kera. Nuko rero Imana iramubwira iti ngaho rero manuka ushakisha amayeri yose ubazane kugira ngo mbahe umugisha, kuko ibyo batuye byo nabihaye umugisha, ariko bo nababuze ngo mbahe umugisha. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nguko pasiteri agiye kumanuka kugira ngo akurembuze nanjye adembuze, adukoreho maze Imana iduhe umugisha, kuko twakoze ibikorwa n'ibyo koko byagaragariye Imana, ndetse n'ababibonye babonye ari byiza, ariko twebwe ntabwo duhari. Bakristo bavandimwe, nguko kenshi dusiba mu kiliziya, tugasiba mu ngoro, tugasiba mu rusengero, ariko twari duhari. Ngajya gusenga ngasenga, ariko abantu bakagira ngo ndahari, kandi ari amakoti amanitse, kandi ari imikenyero imanitse, ari imyambaro gusa imanitse, naho umuntu we yigendeye kera cyane, ntawe ukiranga aho ngaho. Pasiteri rero, pasiteri ni ijambo ry'ikilatini rivuga ngo pastoris, ni umushumba, ni umuntu wese uragiye intama za Kristo, uyobora imbaga y'Imana. Padiri, muganga, mwarimu, muntu ushinze urugo, iyo mbaga y'Imana wasanga ufite ibintu ariko nta bantu ufite. Wasanga ufite ibintu ariko abantu barigendeye kera cyane. Mu rusengero rwawe ukabugije nk'abantu bagatura, ariko icyabona amaturo, ariko bo imitima yabo yarigendeye cyane. Ingoro y'Imana, kwa ndavuze ingoro y'Imana, gucururiza mu ngoro y'Imana, ngicyo Yesu Kristo ari gushaka ko twamenya uyu munsi kugira ngo turyoherwe. Igihe cyose ducururiza mu ngoro y'Imana ntabwo dushobora kuryoherwa. Igihe cyose turi mu ngoro y'Imana tukirekana inyuma neza, ariko imbere nta kigenda. Aho ngaho nanjye ndi gucuruza mu ngoro y'Imana, ntabwo nzaryoherwa. Nzataha nabishe, nzataha ndi kurwana, nzataha ndi gutongana, nzataha ntahire mu ngeso mbi. Kubera iki? Ntabwo nigeze nkanagira mu ngoro y'Imana. Imana yashatse ngo mbe umugisha, irambura ibintu nazanye byo Imana yabibonye, ariko ngewe yambuze. Naje nambaye neza, none Imana iri kubona imyambaro gusa. None se Imana iraha umugisha imyambaro gusa? Imana iraha umugisha amafaranga, amaturo nazanye, ngewe sirankura he? Genda ubashakire, ubarembuze, maze bagaruke mbaho umugisha iyo bagiye. Bakristo bavandimwe, natwe uyu munsi nawe niba ushaka kuryoherwa n'iby'Imana, biransaba iki? Biragusaba iki? Kugaruka mu ngoro y'Imana kugira ngo Imana igire gute? Ihambere umugisha. Bantu twese twagiye hanze y'ingoro y'Imana, bantu twese tuza gusenga, ariko uburangare bugatujyana. Uyu ni umunsi, uyu ni umwanya wo kugira ngo tugarukire Imana, kongera tugaruke mu ngoro. Pasiteri aje kutureba kugira ngo tugaruke mu ngoro y'Imana, maze Imana natwe iduhe umugisha mu ngoro y'Imana ku bayisengeramo. Iyo umuntu yaje gusenga, Imana imuha umugisha. Yego nyine, kabya bindi byamvuga ugira iti ugendana n'imbwa ikagusiga imbaragasa, ariko hagenda n'umugabo akakugabira. Imana rero n'umugabo iri gushaka gutugabira natwe. Have nawe umukristo muvandimwe, ntukagendane n'imbwa, ejo itazagusiga imbaragasa, ugasanga urasinze, ugasanga uri koka mu ngeso mbi z'ubusambanyi, uburaya, gutongana, kuvuga nabi, kandi koko wari uvuye gusenga, kandi ko wari uvuye kumva Imana. Amagambo y'Imana we ntakuryohera, ahubwo aragusharirira. Uko natwe uyu munsi tugomba kugerageza kuryoherwa n'Imana, kuryoherwa n'iby'Imana. Imana ikaturyohera, ikakuryohera, nanjye ikandyohera. Nakora iki kugira ngo ndyoherwe n'iby'Imana? Kwakira agatabo cy'Imana nkagasoma, narangiza kakandyohera mu kanwa, ariko nakora iki kugira ngo ntigasharire no mu nda? Biransaba rero kwiyerekana uko ndi, biransaba kwiyereka neza imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abavandimwe, nkagaragara neza. Kwambara neza inyuma bikajyana no kwambara neza imbere, kwambara ubutungane. Rero abakristo bavandimwe, hari inama nyinshi zifasha umuntu gutarangara mu isengesho, kudacururiza mu ngoro y'Imana, ariko reka tuvuge ku muti umwe, umuti w'uburangare, kurangara mu by'Imana, kubihirwa n'iby'Imana. Rero nawe umukristo muvandimwe, niba nawe hari aho wabihiwe n'iby'Imana, niba nawe uza gusenga mu rusengero, mu kiliziya, ukaza gutanga babura baje, ukaza gutaha byinjiriye mu gutwi bigasohokera mu kundi, tega amatwi uyu muti kugira ngo nawe urebe ukuntu uyu muti wagusanasana.
maze ko ujye uryoherwa n'iby'Imana, ujye uza mu ngoro uryoherwe, ujye wiseriva, ujye wihereza mu ngoro y'Imana ku meza matagatifu y'ijambo ry'Imana, ku meza matagatifu y'igitambo cy'ukarisiya, ubundi uryoherwe na misa, uryoherwe n'Imana. Uwo muti rero n'uyu nguyu ni ukuba maso. Kuba maso bivuga iki rero? Kuba maso bivuga ibintu bibiri, ni ukugira isuku y'umutima mbere na mbere, umutima ndetse no mu mutwe birumvikana. Kugira isuku y'umutima ni ukwihana ibyaha. Burya nujya gusenga ukibuka kubanza kwihana ibyaha, isengesho ryari rizazamuka rigere ku Mana nyine nyir'ubutungane, kuko nyine nta kwihanagaza ngo wegere nyir'ubutungane kandi ari nyir'umwanda. Biradusaba rero kwisukura ryasakamiro ry'iki ry'imbabazi. Kuba maso bwa mbere ni ukwihana ibyaha, kwisukura ku mutima. Icya kabiri cyo kuba maso ni ugutarangara, gutega amatwi neza neza Imana nkayumva, nkayifatisha kandi nkayifata, tukaganira n'Imana imbona nkubone. Akamugani wa pasiteri yavuze ati, iyo uri hejuru nibwo ubona neza ibyo aba munsi bari gukora. Iyo Imana iri hejuru burya ibiturebayo, twebwe abo munsi nyine dukomeza tugira ngo ibintu biraryoshye beze neza, nyamara biri no gusharira. Ariko Imana iraturuzi kuko iri hejuru, iratubona ikazunguza umutwe. Icyo cya kabiri rero gutarangara ni ugutega neza amatwi. Mbere na mbere ukitega ubwawe amatwi. Ese kuki wivovota ngo Imana ntiri gukumva? Imana ngo yagutwaye abantu ariko utarafata n'igihe cyo kuyumva, wasanga nawe utariyumva. Nujya gusenga ibyo uvuga nawe ujye ubanza wiyumve, wumve buri jambo kurindi, uzirikane buri jambo kurindi uri kuvuga. Noneho nurangiza kwiyumva wowe ubwawe, bizatuma wumva mugenzi wawe. Ekute mugenzi wawe cyavuga, umusubize, muganire, umwumve n'amatwi yawe, cyane cyane amatwi y'umutima, kumva umuvandimwe. Icya gatatu kizagufasha none kuba maso ni ukumva Imana, guceceka kugira ngo wumve icyo Imana ikubwira, kuko kenshi twebwe abantu dukora ibyo dushatse aho gukora icyo Imana ishaka. Niba uzasanga koko cya gihe nazanye amaturo ariko nasize umutima, nkazana ibintu, nambaye neza, ariko bikaza kurangira amakote yanjye nazanye, imyambaro yanjye yose nazanye imanitse mu rusengero, ariko njye nigendeye kera, ndi gutambagira mu ngeso mbi z'urukozasoni, ndi gutambagira mu bujura, ndi kwiba, ndi gukora nabi, bikaza kurangira nyine imitima yacu iri kure y'Imana. Nguko gusenga, gutega Imana amatwi, ngashengera ngafata akanya ko kumva Imana, kaba nubwo naba ndi mu makosa, mu mafuti, ngavuga nti Nyagasani ndaje kandi ndakuruzi, nawe ukabona Imana, ukava wabonye Imana. Nguko bakristo bavandimwe, gusenga, kuzirikana ijambo kurindi, kwiyumva mbere na mbere, kubanza kwiyumva, bityo ijambo kurindi uko nyine ndizirikana numva buri kanya, ibyo bifasha kuryoherwa. Ikindi kandi kurambirwa nyine nuko avuze amasengesho uhuragura, kuvuga amasengesho aho gusenga. Abantu benshi tuyaduhuragura amasengesho aho gusenga, kavuga amasengesho menshi, ngakurikiza amategeko aya kominote, ay'urugo, gusenga, ariko nandi kwivugira amasengesho sinarindi gusenga. Uyu munsi rero iyo nshaka koko amahoro kuby'Imana biryohera, no gusengera Imana mu ngoro yayo ntagatifu, aho kuyisengereramo, aho nkayisengeramo, aho kwicururizamo nkayisengeramo. Gusengera Imana mu ngoro yayo ntagatifu no kuzirikana buri jambo kurindi, kandi koko nkabanza kwiyumva ngewe ubwanjye. Ese koko ujye ushaka ko Imana ikumva kandi nawe ubwawe utiyumva, ujye ugerageza ukora umwitozo wo kwiyumva, kwijyamo, kwiyinjiramo, ukumva buri jambo kurindi nawe uri kuvuga. Niba se nawe udahari ubwawe uragira ngo Imana koko izifatire hehe? Uragira ngo uzumvwa nande? Ndarangiza rero mbibutsa formule nziza yo gusenga yitwa ngo, iyo usenga ufunga amaso y'umubiri, ugafungura amaso y'umutima, umutima ukawerekeza ku Mana wese, ubundi ukaryoherwa kakahava. Mwese mbifurije amahoro y'Imana. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukona Disilasi wa Diyosezi ya Cyangugu.